wowe umfata utese I love you umfata ute nyine I love you nk'umukunzi ariko umeze nka bombe yanyitaga mama gisasu mama turika urumva ko ariko umeze ndamutse mbaye ndi wowe warangiza ukabanje kumva ni gute wanereta ukurikije uburyo ngiye ngutereta kandi abiziho warenzaho ese ko ntazi ibisigo nagutereta gute nakugira iki do you know kujwa rembora warido jigi jigi sinzi byari byo ko mana nyagasani jigi Patrick aratinya agira ubwoba nicyo kintu naje kubona nyine afite muri we kandi hoya ahubwo ndiyubaha uriyubaha n'ahantu waraye aho uciye bagucirura umuco w'igaceza umucezo w'abaceza bagucire ngo caho bagushinje umuntu uko wicare uri bihemu diya ngwindi byaramwiru na muhima wowe nturi umuhima uri bihemu sindi kuguhima ndi kuguhema uhora uhumuza na hume ubu uri ihene bakwibihema uri bihemu kumva inshinja ibyo bintu diya ndi umurokore mana we uri bihemu jiha abakunzi bacu Diane mo bebe uku ndebe epfo ndi kugurumana umwotsi ugacumba ujya mu mano kandi nabonye ufite nyashi karemano kuri wowe nashinga y'amano nkayashinga ntambaye kimono nyemerera ntuhakane ngo no iyo no yaba inshize mu bihano erega gushingana nanjye amano si amahano Diane mbikubwiriye hano Dia buriya njye nakubonye mu bumuntu kadutangirane hane muntu tunayiteregura imuntu nyemerera kuri bundirimbire nanjye nkagusubiza ngimwe urumva ibintu byaba bijyanye Dia ubepfu mfite umuseke usohora igikoma agusuka uryamye nk'uri muri koma niyo waba uryamye ku makoma sinshobora kukwema icyo gikoma ndashaka kuguha icyo gikoma nikikugera mu nda urayakoma rubanda ni mu byumva nibakome turaba twakinzeho turi gukora toronkome Dia Patrick abantu nako suhuza abantu turabaramukije muri iri joro turabirije turanabakesheje romantique turabaramukije turabirije turabarajije tubakoreye byose ngiye na Atasa Diane iryo zina kazongera kuri nyitatu za Rwanda aho kazinoze ukuntu ari keza kari international nanjye ndabasuhuje abakunzi bacu tugarutse imbere yanyu twari tubakumbuye nizeye ko namwe mwari mudukumbuye ikaramu shawiseka Diane warabuze angari cyane uravuze ngo wari unkumbuye nari mukumbuye bya hatari iri joro nakurose faya kudia fayuze ko buri kwibwira abazimu fayuze ko bayibwira abazimu sego umuntu ushaka kuzangubitira imbere biri seriye faya bayibwira abazimu mwese Dia nari mukumbuye biri seriye wowe se nanjye nuko kuko twari tumaze iminsi tutabonana ariko iminsi 3 ntabwo aba ari myinshi kuri njye iminsi 3 mba numva ari nk'umwaka byibuze because of how much I love you mbagira icyo mbwira ntukabwera bwere n'iyo wabwera bwera uzajya ubwera bwera ngana ariko uramutse unganye ntabwo waba ubwera bweye uri kureba nk'uwanyweye inonza agafanta ariko uyu munsi ntukomeze kugira wayinguriye hoya ndi kubivuga Patrick asigaye anyiyenzaho abakunzi bacu ntabwo nakwiyenzaho mo bebe biri seriye ariko Dia nese Dia n'umunaniro mvuye mu kazi numva nawe byatari gukora ni sawa cyane nuko Diane rero nari nkukumbuye gusa ubu ngubu uyu munsi I'm very happiest
Adia abo ni mu buzima busanzwe njye ndibaza abantu bagufata bate batubwire muri comment mumfata mute mumbona mute kuko buri muntu wese afite ukuntu afata umuntu cyangwa abona umuntu ako 50% cyangwa 80% nemera kuko bamfata atari ko ndi bitewe n'abo ngenda numva ku ruhande bashaka kuba banyibeshyaho cyangwa banyitiranya ako nyine muri comment mutubwire Diane mumubona mute mumufata gute muze kutwandikira mutubwire nese ubu ni mu buzima busanzwe uretse wenda abangaba bo bari buze kubitubwira wowe abo uziranye nabo face to face bo muhora nabo gufata bate abenshi bazi yuko ndi igisazi bazi yuko ndi umuntu nyine urawe uri jability utagira gahunda ariko nyine nanga ariko bimeze urazigira cyane ugira gahunda ndiyambwiza ukuri ni ukuri ugira gahunda yego none se ufite gahunda se naba nicara nta gahunda okay tupange gahunda ko nanjye ngira gahunda ntarebe okay let's go twagiye muri gahunda let's go nese kutuma jenga abantu bamfata gute wowe ahubwo ibyo kintu nyine ugitekereje igihe kingana gute oya nuko nyine numvishije ndi wiringi yo kubimenya wowe umfata utese I love you umfata ute nyine I love you nk'umukunzi ariko umeze nka bombe uravuze ngo ndi igisasu nawe ariko wabivuze nyine ngo nagufata uri umuntu utagira gahunda uhora uri igihe usaze uri crazy siko wabivuze ngo nyine nanjye urumva ko tutabusanyije ari pata okay sawa ntari mumfata uko mushaka nyine urimo uraseka nandeze gusa nyine ubu gerenade bwawe ndabukunda nyibukisha umuntu wajya gunyita icyo kintu uri gerenade uwo muntu turaziranye ijwi ubwo se urumva tutari guhuza yanyitaga mama gisasu mama turika urumva ko ariko umeze oya ariko nyine nishimye ndi umwana mwiza narakaye naturika pe naturika bya nyabyo okay ngaho ndakarira unanyishimire aho naraka twagiye ndakarira nyango ubu narakara nyine bimva botini kandi nkunda nagufana mukurakara ako dyasana koje faya niyo ubwira abazimu Dia uramutse ubaye nkanjye uramutse mbaye ndi wowe ndamutse mbaye ndi wowe warangiza ukabanje urikumva ni gute wanereta ukurikije uburyo ngiye ngutereta kandi abiziho warenzaho ngeze ko ntazi ibisigo nagutereta gute wagerageza najya nkubwira ko gukunda gusa byonyine wanagize ijisho gutyo kureba kimafi nagutera indobo none se wajya nkubwire gute najya nza nkakwibebezaho ukansoma nkagusoma nkaguhobera nkakujwe ukagira iki ukagira iki oya ntacyo anyeretse icyo ngomba gukosora umunaniro ufite ariko ndiba turisanga ku buryo bavuga si bugiye kwirama afite ubwo bwenge se n'ahantu yaraye kanguka pati uri guhakana ko nta hantu waraye ukabishyira mu gisigo aho uciye bagucirura umuci wigaceza umucezo w'abaceza bagucire ngo caho bagushinje umuntu uko wica wicare uri bihemu Dia ngwindi byaramwiru na muhima wowe nturi umuhima uri bihemu sindi kuguhima ndi kuguhema uhora uhumuzana hume uburi ihene bakwibihema uri bihemu kumva inshinja ibyo bintu Dia ndi umurokore mana we uri bihemu ibyo wakigira byose nibyo
nese Diane ubundi turi reba umunaniro ufite nyine turisanga saa kumi n'imwe reba umunaniro ufite. Okay, saa kumi n'imwe. Ibyo bivuze ko nakoze from morning up to night until now. Yes. Why not ntaba mfite stress ndi very tired. Aha sigaye nkugirira impuhwe. Gahida no kuri kwangirika tuziranye. Ubwo ushaje kuvuga iki Diane? Asa we ntabwo uri kubibona rata, reba ukuntu Patrick ananiwe, reba ukuntu ariko biba come to bed. Reba ukuntu come to bed ni kimwe. Reba ukuntu yananiwe, reba ukuntu yacitsemo, reba ukuntu iyo wakamize close zo ukaminga to bed. Patrick gabanya umuvuduko. Kugira iki nyine? Sawa? Sure. Oya ariko Diane. Patrick umubwira ukuntu ari we wenyine ukunda nta wundi, reka kubigushinja abantu. Kubera iki suri kubimubwira ngo bimbwire we ntanga Oya zikwifuza. reka manze mubwire. Ariyubaha. Ngo umwana urenzwe arenza nyina akaguru. Ubu uyu nawe rero akaguru. Abakunzi bacu mutubwire ukuntu Patrick muri kumubona kandi biri seriye, mutubwire Patrick muri kumubona muti. Yes. Muri iyi minsi Patrick wananutse kubera imbaraga nyinshi uri gukoresha kandi ndi gukoresha mu biki kandi urimo urasohora imbaraga nyinshi kandi utari kuzinjiza. Patrick wambwiye ni igisigo ni iki cy'umuheha cy'ibintu bisohoye. Mbwira giha abakunzi bacu. Diane mo bebe, uku ndebe epfo ndi kugurumana umwotsi ugacumba ujya mu mano, kandi nabonye ufite nyashi karemano. Kuri wowe nashinga y'amano nkayashinga ntambaye kimono. Nyemerera ntuhakane ngo no, iyo no yaba inshize mu bihano. Erega gushingana nanjye amano si amahano. Diane mbikubwiriye hano Diane, buriya njye nakubonye mu bumuntu, kadutangirane hane muntu tunayiteregura imuntu. Nyemerera kuri bundirimbire nanjye nkagusubiza ngimwe, urumva ibintu byaba bijyanye. Diane ubepfo mfite umuseke usohora igikoma, agusuka uryamye nk'uri muri koma. Niyo waba uryamye ku makoma sinshobora kukwema icyo gikoma. Ndashaka kuguha icyo gikoma, nikikugera mu nda urayakoma. Rubanda ni mu byumva nibakome, turaba twakinzeho turi gukora toronkome. Harimo no gukinga. None se gukora toronkome kugira ngo nunze batudusakuriza. Ikigo cyacu kiriho abana bari guteza akavuyo. Unyibukije buri kantu na buri nguni. Bahaye aga impano ya radio kugira ngo batazajya babasakuriza. Narabibonye. Ariko mana Nyagasani ibintu biri muri iyi mihanda birashimishije. Nese Patrick igikoma imiheha ni iki nyine? Igikoma ubepfo mfite umuseke usohora igikoma. Epfo ni he? Inyanza. Epfo ni he nyine? Inyanza. Okay. Ukinga uryamye nk'uri muri koma. Niyo waba uryamye ku makoma sinshobora kukwema icyo gikoma. Kubera ko ukunda rero ndashaka kuguha icyo gikoma. Nikimara kukugera mu ndura yakoma. Rubanda niba byumva uri kuyakoma ntibakome kuko turaba dukora toronkome. All right. Yes. Batubwire nabo ko bumva icyo gikoma. Ibintu byose no kutubwira uti tunasoza. Urananiwe rega ufite rezo. Rezo ziki? Ufite rezo yo kuba wasoza vuba. Ako kantu wakumvise ngo umuheha usohora igikoma. Umuheha usohora igikoma. Kandi namubwiye ngo ndashaka kumuha icyo gikoma. Ariko Diane kasigaye ndeba kandeba. Ngo bagire icyo ubwira abakunzi bacu twigendere. Mure kujya kuryama kuko urananiwe. Turabakunda mukuri subscribe, share na comment. Tugiye kujya tubaha ibintu byiza bya fresh city.
tutibagiwe ko kubabwira ko duhari buri munsi kubera every bo time yes ntabwo mugomba kwicwa n'irungu turahari kandi turahari ku bwanyu Patri yo karame jya kuryama Kapatiri ajya kuryama kuko arananiwe ubu ngubu mureba hadore ntameze neza kuko ndi kubibona cyangwa mujye kuryama njye nawe oya aho yarahise ndahazi wasanga ariwe mwaranye faya so Diane rega guhakana kwe nukwikiriza okay Fire nubwo y'abaramina. ndikiriza faya yiwe abavuze ngamina okay sawa murakoze turabakunda turahari ku bwanyu ciao